tunasimamishwa na tunaheshimu. Tunasoma kitabu cha Luka. Tunasoma kitabu cha Luka. Ndugu data Gerard uri hafi. Ndugu Gerard yabaye kitabu cha Efeso. Tunatafuta kitabu cha Efeso 5:11. Sura ya 12. Atafika kwa mstari wa 12. Tutasoma Luka 12. Mstari wa kwanza hadi 7. Data bashaka Efeso. Luka atakuwa anasoma Efeso. Tutasoma kwa jina la Yesu. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigeze aho bakandagirana, nuko abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ni wo buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoraniye mu mazu y'imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye nti, ntimugatinye abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Yonomu, niko ndababwira aba ari we mutinya. Mbese ibishwi 5 ntibigurwa amakuta 2, nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. Ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Amen. Ariko byose ibyo bitangajwe n'umuco nabyo ubwabyo bihinduka umuco, kuko ikimurikiwe n'umuco cyose gihinduka umuco. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye kanguka, Kristo abone uko akumurika. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda abatagira ubwenge, ahubwo mugenda abanyabwenge. Neno la amani ya Luka linalosema hivi, usinziriye we, anayesinzia wewe, kuwa macho, ufufuke, Kristo apate kukuangazia. Mjilinde sana vile mnavyotembea, kama wale hawana akili, bali mtembee sawa wenye busara. Ndugu, tuko pamoja kwa ajili ya neno kugira ngo tugire umumaro niwe na faida ababyumva wanaolisikia wapate kufunga na moyo, kandi rigire icyo bamarira ubugingo bwabo ndani ya nafsi yao kwa jina la Yesu. Mana ishobora byose, Mana nyubasha n'ubushobozi, Mana yaturemye twese, turi munsi y'ibiganza byawe, amagambo yawe arasomwe. Ni ukuri Mwami Yesu Kristo, ntabwo mwene data yabasha kumenya ibyifuzo biri ku mitima y'abera, ariko wewe ubizi aya magambo manini kujya kuyatugabanya, kugira ngo navuga avugishwe nawe, Mwuka wera muyobozi aze amuhagarikire. Kuko Mwami Yesu nta musozi wera, ahubwo umusozi wera kuko umanukiyeho. Mwindu umanukire aha hantu, maze imbaraga yawe igote ubwoko buri hano, nigote n'icyano igote n'abumva. Ngwino Nyagasani, ube Alpha kandi Omega, mu izina rikomeye rirenze yanjye rya Yesu Kristo. Amen. tubasha kwicara. Tunaweza kaa. Jana mwene data
turi kumwe ambayo tuko pamoja kubasuhuza mu izina rya Yesu jina la Yesu tuvuga ngo maranata 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 shalom shalom amahoro y'Imana abe muri mwe amen amahoro y'Imana abe muri bishimira turishimye cyane kandi turanezerewe kubw'uyu munsi buryo ko twateye turejo twari bake ndabona uyu munsi ari benshi mu mirimo itandukanye hirya no hino n'ubundi hari benshi batateranye impamvu zitabaturutseho imana itugenderera nabo ntibibagirwe hari abantu hirya no hino badafite uburyo bwo gusenga ariko imana ishimwe ko yashyize ikoranabuhanga kugira ngo bongere nabo bagize ako kanya niba bikurikira bakatwumva imana nabo izaduha umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndabona uruhande rwa bene data hari abashyitsi turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona ku ruhande rw'abashyitsi bacu hari umushyitsi inyuma imana umugisha mu Yesu Kristo nawe si ubwa mbere aza ariko inyota afite imana ikomerezaho imana ikomerezaho kugira ngo ntibicire ahangaha ahubwo iyo ntambwe yongera atere indi ntambwe kugira ngo abashe kumenya ibikwiriye umwami ashima imana ishimwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Burya tugarutse twishimye amen kandi turaza tunezerewe nibanga banezerewe nibanga bishimye imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ejo twahangaha mu magambo meza twaraga mu magambo meza dufashe bake batateranye babashe kumva ejo twarahageza twari turi kumva ijambo ryiza mu by'ukuri iryo jambo ryaratwubatse uwo ritakubaka ahari sinzi yaba ari kurya uwo ritakubaka sinzi yaba ari kurya uwo twaganira ijambo ryiza rivuga kuba imbohe ya Kristo. Imana burya bivuga ngo iyo uri imbohe Satani Imana ikaguhamagara ikakubwira ijambo rye akugira igikoresho cye igikoresho cye n'ubu kiri imfungwa z'itanu ukaba imfungwa ya Kristo amen ukaba imfungwa ya Yesu Kristo. Niyo ngo twaganiraga burya abonye ko abantu benshi mu bataba Satani kandi burya impamvu abantu benshi bari gukiranuka bagaragara kujya mu magambo y'Imana nuko bajya mu byaha cyane ikarenga bakaba imbata y'ibyaha imbata y'ibyaha biragoye cyane muri ijambo ry'Imana ariko iyo bicyoroshye kuko ijambo ry'Imana ukaba ugifunga Satani Imana iragufungura kugira ngo ukiri imbere Satani aho kuba imbohe ya Kristo. Pawulo akavuga ati ngiye Pawulo imbohe ya Kristo. Pawulo akora kumva no ku ijambo ry'Imana yavuye mu byo yari arimo ava mu byo yari arimo areka ibyo yari arimo. Pawulo aba intumwa y'imbohe ya Kristo kuko ijambo ry'Uwiteka amen. Namwe nabifuje ku imbohe ya Kristo tugakorera ku imbohe y'ibyaha turi ku imbohe y'ibyaha turi ku imbohe y'isi turi ku imbohe Satani ahubwo turi ku imbohe y'Imana ishobora byose. Nubona Yesu ijambo rye gufunga ntabwo riratugira umwe nitugira umwe ntabwo turakora ibyo dushaka ntabwo turigenga kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenga dufite umugenga uwo ni wari ijuru n'isi izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi tukora imbere y'Imana rero kugira ngo twumve icyo Imana itubwira mu mwanya muto. Nanone ubwo twaje kandi muri resitora iyo mujya muri resitora burya nta kimuzana abashe kurya simuje kurya Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tuje mu cyumba cy'inama abemeye kumva inama z'Imana bagitiza mu matwi umwanya mutoya kugira ngo twumve icyo Imana ateguriye uyu munsi. Imana iduha mu izina rya Yesu Kristo. Ndibuka igihe Mose ateraga Yesu ati erega ntabwo nzi kuvuga
uzi kuvuga Yesu ati humura Yesu ati humura Aroni arahari ibyo udashoboye aragenda asimura bivuga mu byajyawe reka mbabwire ko urutarabona hano uyu munsi amen urutarabona hano uyu munsi niwo niwo njye kubabwira uyu munsi izina ry'Uwiteka hano icyubahiro mwiteguye kubyumva mwiteguye kubyakira Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo dusabye mu gitabo cya Luka baratubwiye ati ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi ngo baraterana bagaterera aho bari ngo ndetse ngo batajya gukandagirana kuko bari benshi atangira kubwira abigishwa nuko abwira abigishwa be mubanze mwirinde gusebya abafarisayo mubanze mwirinde gusebya abafarisayo twarebye abafarisayo icyabo nuko bakora ibyo batazi kandi ibyo bavuga atajya bakora ndetse ikintu kiri mu mitima yabo ni uburyarya gusa bakwereka inyuma ko ari abera ariko imbere wapi amen mu magambo yabo bakora ko bakiranuka ariko badakiranuka kubera ko ati burya ikibagize n'uburyarya gusa birinze uburyarya rero amen birinze uburyarya hanyuma dukorere icyo Imana ishaka nyuma yaho aravuga ati kuko ari nta cyatwigiriwe tutazabyikururwa ibyo bakora rwihishwa ibyo bavuga rwihishwa ibyo byose bizagaragara ijambo ry'Imana ryogana muri iki gitondo cyo ku minsi irindwi amen mufite amatsiko kubimenya amen biravuga riti nta gihishwa iteka amen murabyumva neza nta gihishwa iteka kuko hari nta cyatwigiriwe kitazatwigurwa cyangwa icyahishwe kitazamenyekana nuko ibyo muvugira mu mwijima n'ibyo muvugira mu mazu yanyu mukororerana ngo bizagaragara hejuru y'inzu zanyu biri mu mucyo babisabira mu Efeso yuko ibyatangajwe n'umucyo bihinduka mu mucyo amen amen bivuze biti twirinde tumenye icyo Uwiteka ashaka aho muri babiri n'abo batatu umwana w'Imana yirinda kunegurana yirinda kuvuga mugenzi we yirinda ikibi ndetse n'igisa nacyo turi muri Sunday school twiza amagambo meza amagambo atubwira ati burya ni gusiga byose biravuga ngo burya impamvu ibintu binanira abantu benshi baratwigisha bakatubwira ibikwiriye bakavuga ngo kwirinda ni uku imisatsi mugenze gutya umusatsi ukawushobora ukamenya ukuntu bigenza ariko kubeshya byarakubasa nimba kubeshya barabikiza wagihagirira kubeshya ariko kuvuga imisatsi nk'uko abasore nk'uko ijambo ry'Imana rivuga byarakunaniye nimba uretse ubusambanyi ariko uriba nimba uretse kwiba urasambana niba uretse gusambana uri umurwanyi niba uretse kurwana uri umunyamujinya niba uretse umujinya ubu tuburakari bukabije ibyo byose dukubite hasi tubisige ijambo ry'Imana ritubwira riti dukwiye kuba abera amen amen Imana umugisha muri Yesu Kristo najya mbaganiriza mu ijambo ry'Imana nta gihishwa iteka abenshi barifofira ukishushanya ukibaza ko nta muntu ukubona ariko biravuga ngo bimwe ukora kiratakureba bya bintu ukora ariko sitakureba bya bintu ukora ntitatakureba bya bintu ukora ntitatakureba Imana irakureba kandi ku munsi bizabishyira ahagaragara nawe ntubireba nyamara bivugiye mu mwijima ariko bigaragaze ku mucyo bitangaza amen nawe bibaza ati ni ibitangaza byagenze gute
byari mu mwijima ko nabikoze nawe ureba ko nabikoze nawe ubyumva nabikoze nawe ubyumva ubone bigiye ahagaragara rwose bigaragare nk'ibyambaye ubusa nanjye kababwira muri kwibaza ngo ni amagambo adusabye ntabwo ari amagambo yanjye nimba abantu bashobora gufata videwo ikazamara imyaka n'imyaka itaracinya uyumva uyireba bagashobora gufata amavoyisi bagashobora gufata amafoto twese iyo mana yacu itangahe mwishuke rero ibyo mukora mu mwijima basi atakureba hanze atakureba imana irahari turebye ibyo byose ibyo dukora byose bizagaragarira mu mucyo kuko icyamurikiwe n'umucyo kiba kibaye mu mucyo. Amen. Niyo mpamvu tugiye kurikirwa n'imirasire y'umucyo, imirasire w'ikiranuka imaze kuturasira tuva abari mu mwijima, tuva mu mwijima tujya mu mucyo kuko tukurikiwe n'umucyo. Umva mubwiza ukuri tutarasoma byinshi ijambo ry'Imana ryabwiye ati bya bindi utekereza ntubivuge imbere y'Imana nzabibona imbere y'Imana uzabibona twavuge dukuvuga uri inyuma yanjye ariko murahisha Imana ihoraho byabyumva ngo bimbwiye mbona mubona iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Niyo mpamvu bivuga ngo abagabo benshi ni igitangaza nuvuga ati ntabwo birakomeye bazabona kuri wa munsi abagore n'abagore babatonze inyuma kugira ngo bazabanyi uretse gusambana none ibi byaje gute abagore benshi bazabona abagabo babatonze inyuma ko nazabanye byagenze gute kugira gusambana kujya kuryamana burya najyanye ubitekereje najyanye ubyifuje turekere no kwifuza turekere n'iby'isi tuyoborwe n'amagambo y'Imana. Amen. Ese ijambo ni ukuri ababyumvishe baramugisha mu izina ry'Yesu Kristo twemere kwera tweze n'amagambo y'Imana. Amen. Amen. Nimukifatanye n'imirimo y'umwijima. Msishirike na kazi za giza. Nimukifatanye n'imirimo y'umwijima. Kazi ya giza. Abantu batazi Imana. Hata wajue Mungu. Bagada mu mwijima. Kazi ya giza. Nimukifatanye nabo. Mshiriki pamoja na wao. Amen. Amen. Kuko sababu ibikorwa nabo matendo yao babikora rwihishwa kwa maficho babikora rwihishwa kwa maficho biteye isoni na hayalisha no kubivuga na kulisema ntibabivuga hawezi kulisema ariko byose iyo bitangaje nabyo ubwabyo binageuka kuwa nuru. Amen. Amen. Imana ibamugisha kwa jina la Yesu Kristo. Ijambo rirakomeye. Neno hili ni nguvu. Nenda tatubwiye ati ndugu alituambia hivi. Yasomye ijambo rya mwenda soma neno la Mungu bila alikuwa anahubiri. Ajari umwanzi w'abantu benshi kuko babwiraga ukuri. Iri jambo ry'Imana rizatembereza ariko baripaka bize kuchafanya hivi kuonekana ukatworosha oya ukuri ni ukuri kweli tugire ukuri twe na kweli zimwe na tatu ya ijambo ry'Imana ntabwo rifite injira bwabirahira ko hirya no hino niba turite tumenye ukuri tubana abantu tubana abantu bose amahoro ni amena n'umugore wawe ni amena umugore wawe umugabo wawe byose ni amena guterana n'ijambo ry'Imana ni amena gusa nta mpamvu n'icyaha ni amena ijambo ry'Imana ntabwo henda nta kubendereza none se mwenda kuko n'icyapa runaka ijya kora amateraniro ntanyemerera abagenda wagenda ayiwe banyamara ntabyo ukuri ni ukuri ikinyoma ni ikinyoma wavumwa abantu bafata ukuri bagafata ikinyoma abantu bafata ukuri bagafata ikinyoma bagafata ikinyoma bakagenda ukuri abo ni
Isaya 50 sheria 7 hadi 9. Sheria 7 hadi 9 aravuze ati unasema eti kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntabara nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye akamera nk'intare kandi nzi yuko nzakubagira isoni untsindishiriza ari hafi ninde uzamburanya ntabere twembi umurezi wanjye ninde ntanyegere umwami Imana niyo izampagarika ninde uzatsindisha bose bazasaza nk'umwambaro amena ijambo ni ukuri n'Imana yacu yabishije icyongereza Yesu Kristo umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara ibyo ucamo byose ibyo bakuvuga byose ibyo unyuramo byose umenye ko umwami Imana ari hafi yawe no gusa wizera Imana kuko Imana ishobora byose ni uburwayi izera Uwiteka ni ibibazo izera Imana iyo ataba Imana iyo ataba Uwiteka ahacu biba byararangiye rero kubera Imana turacyariho Uwiteka ahimbazwe haleluya amena umwami w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo turi ku magambo avuga ati ntagishwa iteka tureke ibyo twibwira babandi barwanira ubusa babandi bapfa ubusa mureke ibyo twibwira ibyo byose dukora mu mwijima ibyo byose dukora mwongorerana bizagaragarira ku mucyo amena amena niyo mpamvu ari byiza ko umuntu agaragaza icyo ari cyo ntukishushanye burya umuntu iyo ashaka gukira igisebe arakigaragaza amen iyo umuntu ashaka gukira arata uburwayi bwe Imana ishoboze rero kugira ngo tumenye icyo turi cyo amen dusobanukirwe aho turi kuva aho turi kujya kuko hazababera gusa natwe niyo mpamvu dukwiye kuba abera amen igitabo cya Matayo ntabwo turagisoma 27 ni ukuvuga ngo Yuda yabanaga na Yesu babana igihe kirekire ariko Yuda agambana Yesu amaze kugambana Yesu yibaza ko birangiriye aho ngaho agiye kubona Yesu aramufashe abona Yesu aramukubise abona birabaye abona birashobotse niko bamwe bagambana bagenzi babo bakavuga bagenzi babo bakabishyira aho ngaho ariko Yuda ku iherezo ibona byamenyekirire aravuga ati cyangwa n'amakubimaze yangiye uyibane barakubwira ati biramaze n'ibyawe byarangiye burya umuntu yibaza ko bishyira aho ngaho ariko akabibona ku iherezo niyo mpamvu abantu bavuga ngo gira neza intebe uzayisanga imbere ari ibyiza ukoze uzabisanga ari ibibi ukoze uzabisanga ntakiri munsi y'ijuru cyakozwe kitazahishurwa nta na kimwe cyahishwe kitazahishurwa mbabwira ati bene data twemere tuba abakristo ijambo ry'Imana rituyobore iyo tuvugana amagambo yacu ukayitiragura mugenzi wawe ukayivuga mugenzi wawe ukafatira ngo yafumbirije ntabwo yakubonye ariko ku bw'ibyo bizagaragara wirinde ziravuze ati umukristo uzatura ku musozi w'Uwiteka udashimishije kurira mugenzi we nanjye ndavuga mugenzi we nifuza kunegura mugenzi wawe ukabashimishije kurira mugenzi wawe burya nta hantu utaragera hari ahantu utaragera niyo mpamvu ukwiye gusenga cyane ijambo ry'Imana ryatangwa nawe watera intambwe ukihana hakiri kare niyo mpamvu ubona benshi bari bahamagara bakava muri bya bindi bagaragaza ibyo none misemo kubatizwa muri Yesu Kristo kujya kubatizwa muri Yesu Kristo bivuga ngo uteye intambwe nziza kandi ndari Iburahimo yemeye gufata urugendo nkafatanya namwe
izina frere ibyo rero tugiye kubikora tugiye kubyirinda byose ntabwo gutenda bihagije ntabwo kwitwa izina frere bihagije ntabwo kwitwa izina frere bihagije igifite akamaro kuri wowe ni uko wasiga bya bindi ukareka byose kuko ntacyo wakoreye mu mwijima kitazagaragara mu mucyo twemere ko Imana ishobora byose kandi baraho icyarimwe kandi amaso ye arabona Imana twizeye irumva Imana twizeye irabona niyo mpamvu yaba muri kampani dukoramo utirinda gukora runaka ijambo ry'Imana rivuga hano turi mu banyamahanga tugomba kwamamaza izina ry'Uwiteka tukavuga izina ry'Imana kuko ijambo riravuga riti umuntu utinya kumamya mubana hano ku isi nanjye sinzamuhamiriza imbere y'Imana n'abamarayika umuntu ugira isoni zo kumuvuga ese mufite isoni zo kuvuga izina ry'Uwiteka n'abantu twizere tumenye ko inzu zacu ari insengero z'Imana amen tumenye ko imbere yacu ari insengero z'Imana tumenye ko aho turi Uwiteka arahari aho mwene atabona aho mwene atabona aho mwene wacu atabona Imana irahari kandi rwose irabibona amen niyo mpamvu Yuda yagiye kwikanga ibyo ariko bidashoboka abona byashobotse abona Yesu aramufashe abona ko baramujyanye amen ibyo byose byabaye kugira ngo bitwigishe utazibaza ko bishyiriye aho ngaho ahubwo bifite iherezo amen bifite iherezo niyo mpamvu babwira twirinde uko tugenda twirinde ibyo dukora usomye muri Mariko 3:11 Bibiliya avuga ngo ntukishuke kuko n'abadayimoni ubwabo Yesu baramuzi abademu ubwabo Yesu baramuzi kuko Yesu amaze gukora imirimo y'itangaza abademu babonye imirimo y'Uwiteka baranabikubita imbere nuko baramya Yesu babikoze kubera iki kuko bari bamenye ko Yesu ari Uwiteka kandi Yesu ari Uhoraho Yesu Kristo ari Uwera babikubita imbere nuko baramuramya urasuragira ngo nimba Satani nimba abademu bazi Imana kugira ngo ntabwo bakuzi ntuzishuke rero barakuzi kugenda bakuzi uko uhagaze bazi ibyo ufite bazi ibyo uvuga umutima urabizi Imana irakuzi ibyo byose wavuze n'ibitekerezo utaravuga Imana irabizi reka mbabwire hari umuntu aje kuri kuvuga nimba ari hano arambwira ngo akanambia ishi tuko ndani tujiazane tujiazane n'abana b'Imana kama watoto cyane cyane sana sana nubwo tugenda tujye mwenendo tuvuga asemi hari abantu baza bakaza kuganiriza abantu kuongelesha nyumbani babasanga mu maguriro wanakutana ndani ya masoko babasanga mu nzira wanakutana ndani ya babasanga magiyani ndani ya nyumba kwenu kuganiriza anakuongelesha kisha kukuongelesha barimo abantu bita mu bamanyere wanakuwa wale wapelelezi abo wale bakaza kuganiriza watakuwa kukuongelesha isema hivi gute unakuwa je n'umugabo wawe wewe na mume wako rero sasa niyo umugabo atakufata neza bwana wako ngiye na telefone na adresse hano batanga amazu y'abagore barushe niba bararushe uzakugane bakubwiye kubera iki bari gushaka umugabo nawe rero warangiza unatoa maneno byose urashyira hanze abona mutoraguye nayiwe iyo bimenya noneho ikiretse kuri ibyo hari abandi barenze bari kujya baraza bakakuganiriza wanakuongelesha ibitabo ile wanaita kumira icyaha kitaraba kuzuia dhambi kabla haijakuwa ese ntabwo kitaraba kuzuia dhambi kabla haijakuwa zukuri kweli gukumira icyaha kitaraba dhambi kabla akaza kukuganiriza
lakini rais unamwona je? Simuja kubivuga. Simuna bisema. Simuja kubivuga. Simuna sema. Sasa Unasema runaka unamwona je? yarangiza kisha maliza akakwitegereza anakuona akakureba nakutazama unajua ye gushaka amafaranga tafuta pesa nzatura aha ukavuga sema mambo mengi wao ni mabiri kuganiriza nawe kumva si anakushika yohereza sasa anatuma zile upelelezi wao ni na akaganiriza yakumva bakwita mapingu icyawa ari kuzakora mu myaka 10 bakakuvuga uzagikora mwirinde rero uko mugenda mwirinde ibyo muvuga kuko n'ibihishwe bizagaragarira mu mucyo nk'ibyambaye ubusa ese murabyumvishe imana y'umugisha muri Yesu Kristo bahita birinda bakirinda ikibi n'igisa nacyo ntabwo dushoboye turamenya neza ariko ntidushoboza ni Kristo tuzamenya imbaraga ni Kristo twakire Kristo rero aho bikunaniye usenge kuko Yesu Kristo ateza amatwi kugira ngo agufashe amen Yesu ni mutabazi mu gihe bikomeye arahari yabaye impanuka ari tayari kuko Uwiteka nta kintu kimwe kiba atakizi imana y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo reka dukomeze ire ku 11 kabiri 9 11 hadi 12 Yuda sorry kitabu cha Petro kabiri sura 2 11 sheria 11 na watu wasome tuombe na hapo tunasikia vile patakatifu waje kumbe nama z'Uwiteka kusikia shauri ya Bwana Mungu murabyemeye kumbe nama y'Imana shauri ya Bwana Mungu bahirwa leo wanaosikia shauri ya Bwana Mungu kuko inama z'Imana maana shauri ya Mungu zigira akamaro inakuwa na maana sana kwa wale wanaowasikia Imana itwubakira ukatujengea Imana itinda mu ngendo Imana idufashe tusaidie kama semi kugira ngo tubashe tuweze kurama kudumu Uwiteka mbele ya Bwana Mungu niburamira sababu yeye abashonje nibugaburira abashonje yeye anapatia chakula nibubaza abashonje nawezesha niburinda abagenzi anawezesha wasafiri nibukomeza abaswa anasaidia mu migendere yabo akabahindura akabagira na wafanya ibyaremwe bishya yumbile mapya Yuda igitabo cya Petro kabiri Petro sura 2 Petro ya kabiri Petro ya pili nawe habo hakuna mwenye sababu ibice bibiri sura 2 murongo wa 9 sheria 9 kugeza ku 11 hadi asome hadi 11 tunasoma mstari kwa amen Mwami Imana azigukiza abamwubaha Bwana Mungu anasaidia wanaomtii akabagiza ibibagerageza ngarabarindiriye anawachunga bande abakiranirwa yaje kubarindira bakibaza ko byarangiye bakibaza ko byashize ariko ngabarindira kugeza ku amateka ese nabo mwakwihana mugahindukira mukareka ibyo bintu komeza mwenda ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona ariko cyane cyane abagenda bakurikiza ibya kamere bamazwe no kurarikira n'ibyonona kwiyonondesha iby'isi mambo ya ulimwengu komeza endelea bagasuzugura gutegeko bakadharau sheria mubyumve neza nta bantu bahangara ntacyo batinya reba umuntu uhangara utagira icyo atinya akibaza ko byarangiye
bishiriyaho oya nani byashize komeza ngo ni ibyigenge abo ntibatinya ngo ntibatinya gutuka n'abanyacyubahiro ngo nyamara abamarayika barushaho abantu imbaraga n'ubushobozi batumve neza bumve neza kuko abamarayika barusha abo bantu ubushobozi ngo ntibahangara kubarega wowe urinde uri iki ugenda uvuga bene data uvuga abagaragu b'Imana ugenda ubarega mu bake bacu uravuga bene data mugenda abamarayika ngo badahangara komeza ariko izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Inyamaswa abantu ntabwo ari inyamaswa cyane. Burya abantu batazi Imana, abantu batizeye, batagira icyo batinya, ni inyamaswa. Nimba inyamaswa abantu, nimba inyamaswa ziri mu ishyamba, ni abantu batazi Imana, ni abantu batubaha Imana, ni abantu batubaha abakozi b'Imana, bagira icyo batinya. Nyamara ijambo ry'Imana rivuze riti nubwo marayika Mikayeli yarwaniye na Satani, umurambo wa umurambo w'Umweredanda, umurambo w'Imana yaravuze ati ntabwo yigeze amutuka, ntabwo yigeze amuvuma, ahubwo yaravuze ati Satani Imana iguhane, kuko n'ubundi Satani nta kindi akwiye, arindira igihano cy'umuriro waka uzamutwikana n'abatizera bamukurikiye bakemera kuyoborwa n'amategeko ya Satani. Imana iturinde ibidukize bizeye Yesu Kristo. Abatinda urubanza bose namwe banjye bati Imana itubabarire bizeye Yesu Kristo. Amen. Abemeye imbabazi z'Imana, Imana izibahereze, mujye munsi imbabazi z'Imana, mujye munsi ubuntu bw'Imana, mujye munsi ubushobozi bw'Imana, kugira ngo tubabere dukwiriye. Amen. Niba usohotse mu nzu wawe uri umugabo, ugaruke uri umugabo. Niba usohotse mu nzu wawe uri umusere, ugaruke uri umusere. Erega iyi si ifite ibintu byinshi. Bibiliya ivuga ngo bikayangana, ngo binamerameta, ariko ibyo byose biradushuka, ibyo byose biradushuka. Reka mbabwire, turi kurwana biva amafaranga, ibihugu biri kurwana biva amafaranga, abantu bagahangana. Ariko mu gitabo cya mwene data aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ko navuye mu nda ntacyo nzanye, ubwo nzajya ntacyo njyanye. Ese abantu barahanganira iki? Twakwemeye bene data, turi abavandimwe, tugakora Uwiteka tunezerewe. Amen. Ese ntimwabyemera? Tugakora Uwiteka tunezerewe, Imana ikaturinda, Imana ikadushoboza. Cyangwa wibwira ngo rata kuko ndi umugabo, kuko nambaye ikoti ntacyo navuze da, bizagaragara. Ntacyo navuze da, bizagaragara. Bitaragaragara rero hindukira none uhinduke, wakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ari agakiza, ribashe kugukiza. Ijambo ry'Imana ryeza ribashe kukweza. Umenye kuba abakozi b'Imana. Amen. Umenye kuba abakozi b'Imana, umenye kuba n'abashyi bacu, umenye kuba n'abene data. Amen. Nibasiga umwana mu nzu bavuga turamusanga, nibasiga ariko se kuri muntu muramuzi, oya babera kuko Imana ishaka ntihagire ukwishisha, ntihagire ukutinya. Amen. Urugo rw'urugendwa mu nzu wawe bagusure, niba nicyo ufite ugitange, niba ntacyo bitwaye. Kuko Bibiliya iravuga ngo burya buri muntu atanga icyo afite. Amen.
tusomee kitabu cha Mathayo. Tusomee Mathayo Mathayo sura 24. Mbona sima jereze. Samahani msiwacheleweshe. Amen. Umwigishwa naruta umwigisha kandi n'umugaragu naruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera umwigisha n'umugaragu akamera gashebuja. Amen. Niba bize nyir'urugo Beelzebuli nkanswe abari mu rugo nuko ntuzabatinya kuko ari ntacyo twitiriwe kitazatwikurura cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwira mu mwijima muzabivugira ku mugaragaro. N'ibyo mwongorewe ibyo mbabwirira mu mwijima, ibyo muvugira mu mwijima turabisubiramo bizagaragara mu mucyo. Nimwishyure rero mubitwikire mu mwijima, kuko ibiri mu mwijima imbere y'Imana bigaragara mu mucyo. Amen. Akomeza ibyo babwirira mu mwijima muzabivugira ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangurira hejuru y'amazu, kandi ntimuzatinya abica umubiri. Umuntu waza akandoga agashaka kunyica, umuntu waza akangambana agashaka kugambana undi mubiri, ariko nunze Imana mu mutima mfite umwuka wera mu bugingo bwanjye, uwo ni uwo ukubwire ngo niba ufite Imana muri wowe uwo ntuzamutinya. Mubwije ukuri. Ijambo ry'Imana riravuga ati uzaba ikica kandi uzabarwara, uzakandagira inzoka ntizabarya, ariko muri byose wirinde kugerageza Imana. Amen. Ibyo mwongoraniye mu mwijima muzabona kugira imbere bigaragarire mu mucyo. Ati n'igitangaza karabana wibaza ati byagenze gute? Komeza. kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Yehova. Mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe, ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi. Ndetse n'imisatsi yo ku mutwe wayo irabaza. Yacu neza kuko n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabazwe none nimba Uwiteka azi ibishwi akabazi inyoni yaremye akabazi ibiguruka, ese kugira ngo nakuzi ati ibyo mwongoraniwe mu mwijima bizagaragarira mu mucyo. Amen. Ngo kandi ndababwiza ukuri neza ikintu cyangwa umuntu mushobora gutinya, ushobora kuzabakura ku jambo akabakura ku jambo rizima akabajyana mu bitagira umumaro, akica umubiri yamaze kwica n'ubugingo, hanyuma nakujyana muri gihondomo. Muri gihondomo bivuga ngo urindiriye gukirwaho iteka, nta gakiza ufite, nta gakiza utegereje, nta kuzabaho iteka. Ibyo rero dutinye abo baza bakabakura ku jambo bajya ngo Uwiteka Yesu ari hano ngo muze aho nari hano. Amen. Ndababwiza ukuri abo muzabatinye. Ijambo ry'Imana murabareba mukabona bambaye neza, ndetse n'indurusha kwambara neza, n'indurusha kwambara neza, ukuntu
bagenda ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo bose bamenya ku mbuto zabo. Harimo n'abantu bari hano bafite umwuka wa kimasere, harimo abantu bari hano bafite umwuka wa gipadiri, ukibona umufurere umwuka ni gatolika. Uzamenya gute? Uzamenyera ku magambo ye, uzamenyera ku byo avuga. Amen. Uzasanga bajya mu hirya hino bitazi naza aramutwara, undi naza aramutwara. Nta gihagararo, aho ugiye mujyana. Abo rero ntabwo bafite umwuka wa gikristo, bafite umwuka wa gidini. Umwuka wa gidini baravuga bati Majyewe iyo ntaza bari gusenga, majya gusenga, none gusenga majyewe ubu ngaho ageze gusenga ndasenga, ntazi icyo akurikiye, ntazi icyo yizeye. Umva bene data twakuze, Bibiliya ivuga ngo tugiye kuba barabika amata. Amen. Mubyumve neza, bitukiri abana babandi bakuramizwa amata. Tugomba kuba muri ibyago bya Kristo, abatugisha tukabareka. Ariko niba Yesu atabyemeye akabona ko ari ngombwa mukamubwirira amata, niyo tuzareka. Ni ijambo ry'Imana. Amen. Murabyemera? Rero twere kuba abana tukure utume amashaka, utume amashimba, icyo n'abandi cyose ikinejeje ni uko nyina ijambo ry'Imana icya mbere ni umukristo. Imana ishimwe zitwaye ijambo ry'igihe cya nyuma. Amen. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Dusome ijambo ryanditse mu gitabo cya Yuda. Yuda icya mbere sura ya kwanza wa kane. ya 4. Ene data Ndugu tamuliza amupe maiki apate kumsomea. Kandi niba dore turi gusoreza Hapo kuko tunakomeshea amagambo Imana duhaye kugoroba akagera ku musozo. mwisho. Ijambo rivuga ati nta gihishwa iteka, nta gihishwa iteka. Nawe kwemera Imana ku mugaragaro, waba uri umusaza, waba uri umusore, waba uri umugabo, waba uri inkumi, waba uri umubyeyi ukuze, waba uri umubyeyi w'umwana muto, byose bizagaragara imbere y'Uwiteka. Niba nta gihishwa iteka rero imbere tuzabisanga, twirinde tumenye ko tugenda, tumenye ibyo tuvuga, tumenye ibyo dukora. Umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Yuda ijambo wa kane. Picha kwanza shairi ya 4. Tunasoma kuzuri na mafuti. Amen. Uko wewe basize muri mwe kwigishwa. Ati kuko hari byo bamwe basize muri twe kwigishwa. Ese ari byo baba barasize kwigishwa. Komeza. Endelea. Kuko wewe muri mwe basize kwigishwa. Bagenewe kera gucibwa ho iteka. Ni abantu batuka Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isa n'igihu, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Ndashaka kuba kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya yuko Imana imaze gukirisha ubwoko bwa Isirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma yiyubura abatizeye n'abamarayika batarizwe ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka umunsi ukomeye. Amen. None niba Imana itaretse abamarayika, abamarayika batarinze ubuturo bwabo, batirinze ubwabo, bakaba barindiriye gukirwaho iteka. Ese kangahe wowe, kangahe yewe
ry'Imana rivuze riti ngo ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya. Iri jambo ntabwo ari rishya, hari ubundi mwigeze kubibwirwa, hari ubundi mwigeze kubimenya, hari ubundi mwigeze kubyumva, ngo ndashaka nanjye kubibutsa rero ngo nubwo hari ubundi mwigeze kubimenya ngo yuko Imana imaze kugurisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, ngo hanyuma irimbura abatizeye, ngo n'abamarayika batarinze ubutware bwabo. Ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima n'icuraburindi. Ni ukuvuga abanyabyaha bari mu minyururu, bari muri gereza y'umwijima, bari mu icuraburindi, ntibazi ukuri, ariko abamurikiwe n'ibiza yo gukiranuka abo bavuye mu mwijima bamenya ukuri. Ukuri nta kundi ni ijambo ry'Imana. Imana idufashe tumenyeshe ijambo rye n'izina rya Yesu Kristo. Rero nta kizahishwa iteka, igihe cyose kuko kizahishurwa, nta kizahishwa iteka. Amen. Bari twagasomye ijambo rivuga ku buhamya, ariko ntabwo tuzajya kubivuga, namwe murabizi. Buri muntu wese muri uru rugendo akwiye gukomezwa n'ubuhamya, akagenda abwira mugenzi we ati urabizi, warabyumvishe, ukwiye kubikomereraho, byaravuzwe, ukwiye kubituramo. Ijambo ry'Imana ni amena. Nawe ukagira ubuhamya ukomeza muri uru rugendo, ntugire iteragazwa ujyana hirya no hino, ujya mu muntu utazi uri kuva, ugenda mu muntu utazi uri kujya. Amen. Amen. Babwize ukuri, twizere Imana, twumvire abagaragu bayo, twumvire ijambo ry'Imana, dukore ibyo Imana ishaka. Uwiteka arabidatinze, kandi azajyana umugeni, azatwara umusere, azatwara mwene data wumviye, agatura amagambo y'Imana. Dusige byose ibyo twibwira bidakwiriye, dutware intwaro z'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ko impamvu benshi bari kunanirwa ndetse bagatizwa n'iri jambo nuko baje basiga bimwe bazana ibindi, bikorera imitwaro iremereye na mugabo batabasha kugeza iyo bari kujya. Ntabwo bazabasha kugeza urugendo, ntabwo bazabasha gusoza urugendo amahoro, imitwaro bikoreye bibaremereye. Barakitiranya itorero n'idini, ntibazi gutandukanya Gatolika n'itorero ry'Imana, ntibazi gutandukanya idini n'itorero. Baracyari mu mwijima kuko bakerenze ijambo ry'Imana, bagashakisha umutima wabo ibyo bishakiye. Mugenda muvuga ibintu mwishakiye, mugenda mukora ibintu mwishakiye, ariko turemeye uko waba kuri kose, uko biravuga ngo abagore bakuze mwakira ijambo ry'Imana kugira ngo mumenye kugira inama babandi bakiri bato kugira ngo bazabashe kubaka ingo zabo neza. Ese muzabasha kubagira inama, namwe naze kwakira inama z'Imana, tubashe kugira inama zikomeza abandi. Amen. Nituzagira inama ikomeza abandi, nituzagira mugenzi inama nuko yumviye akagira inama z'Imana. Imana ibamugisha kandi bakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Bari dufite amagambo make avuga ati ntagishwa iteka, niba ntagishwa iteka twemere dukore iby'Imana ishaka. Ejo batazakureba uvuga bati kuyitwateranaga hamwe asigaye gute, kuyatanze amaturo, kuyatanze icya cumi, asigaye gute, ko nawe yari umusere, yari umufurere, asigaye gute bene data. Ukazanaga kuri wa munsi ibintu byarangiye, murabyumva neza, ukazabona ibintu byarangiye. Rero igihe kitararangira, tugisha ukuri, duhindukire, tuve muri ibyo bibi,
wagushoboza kugira ngo wakire ijambo ry'Imana kandi uturemo umutima nama wawe icyo ukubwira hamwe n'ijambo ry'Imana ni mwebwe muze mu nzu iwawe aho uri gukorera aho uri hose umutima wawe ukubwire ijambo ry'Imana rikwibutse kugira ngo tubashe kumenya icyo Uwiteka ashaka. Wahino munsi ejo nzakira George no munsi ejo nzajya n'uyu munsi byananiye lakini Mungu yagerageje shetani alijaribu mpaka bali msichana wewe nukuri aragaseka bali uburyo umfashe uko byabaye none ariko iyo nziri hano ukavuga ati Mana ijambo ryawe iri jambo rizima nabagize iteka ni ukuri ariko Mana bya bindi oya ntabwo nabishobora nzaba nzihanesha yandi misoro ati uransiga yewe nyiranzihanesha uransiga yewe nzihanesha ibyo bizaba kuri bande abandi bagira ijambo ejo nzaba nihanesha mbese muri bakira rubanda ejo ntibazihana Imana bakirije sinzabakiza byari gukira nonaha kwihana nonaha kwizera nonaha niba wizeye Imana ukaba tunagisha iteka hindukira ibyejo bibarabeje nuzasigara uzabazira kuburiye iyo inama y'Uwiteka Imana y'umugisha